sabo mwe n'abalongo mu bulungi mukyala we amin ya rabbi amin okufaanagana amin omuwenga buli dakika ne bwakolola nga ayita baby amin ayita hane amin koma amin Mungu akuwe ekiravu amin akwe mukyala wakutegeera ne bwotambula alaba Frank Gashumba nga ne bwalota Frank Gashumba nga ne bwaba afumba alota abeera ali ku Frank Gashumba Mungu akuwa abalongo ekiro ky'olwaleero alhamdulillah Fane jangu sabire nabiraki uwo ni shehe arimo arasengera cyangwa se asabira umugisha Frank Gashumba ku munsi mukuru ku munsi udasanzwe w'ubuzima bwe aho yongeye gutera intambwe akaba yinjiye mu ruhando rw'abagabo cyangwa se ababana mu buryo bwemewe n'imiryango n'idini babana mu buryo bwemewe n'amategeko n'umugore muri Uganda. Frank Gashumba benshi baramuzi by'umwihariko nkuko mubyumvise hano muri risengesho ni mu rurimi rw'Uruganda cyangwa se ururimi rukoreshwa by'umwihariko n'umubare munini w'abanya-Uganda. Hano umushehe arimo izina rye ntiryatangajwe cyangwa se ntiryavuzwe gusa ni isengesho abantu benshi bagiye bahanahana cyangwa se basangizanya ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko uyu muvandimwe yarimo amusabira umugisha amusabira gukundwa amusabira kubahwa amusabira ibyiza byose n'umugore we Marayika bagiye kurushinga cyangwa se yamaze gukwa akaniyereka mu muryango w'iwabo ahitwa Sembabure ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 15 z'ukwa gatanu 2025 ubwo Frank Gashumba yari yagiye mu muryango w'uyu mukobwa witwa Marayika ubu ngubu waciye ibintu muri Uganda kubera uburyo akoze amateka adasanzwe amateka atarigeze atekerezwaho n'umuntu n'umwe muri Uganda by'umwihariko mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga aho Frank Gashumba avugira cyane aho abantu benshi bamuzi nk'umu motivation speaker nk'umuntu washoye amafaranga menshi mu bigo bitandukanye akagira n'umukobwa w'umusocialite uzwi cyane muri Uganda witwa Shira Gashumba asanzwe ari n'umu MC yagiye abikora mu bihe bitandukanye mu Rwanda muri Uganda no mu karere akaba asanzwe ari n'umunyamideli. Uyu Frank Gashumba rero yakoze amateka adasanzwe yakoze amateka abantu batigeze batekereza yuko ashobora kuyakora. Ikindi kandi ubu bukwe buri mu buri kuvugwa cyane mu karere by'umwihariko muri Uganda aho Frank Gashumba yamaze igihe kinini cy'ubuzima ari naho aba kugeza ubu gusa akaba akomoka mu Rwanda no mu Rwanda ubu bukwe buri kuvugisha abantu cyane ku mbuga nkoranyambaga ni henshi abantu bari kubuhererekanya berekana amafoto ye abantu bibaza ku mukobwa ashatse ku mukobwa ugiye kumubera umugore mu gihe asigaje hano ku isi nibiramuka bigenze nkuko babyifuza kuko Frank Gashumba yageze gutandukana n'umugore babanaga mbere babyaranye nyuma yaho ngaho rero yagiye yumvikana mu mvugo zitavuga rumwe cyangwa se zica intege abasore abakobwa mu bijyanye n'urushako cyangwa se gushaka umugore. Frank Gashumba ni umushoramari ukomeye muri Uganda akaba n'umwe mu bashinze umuryango w'abavandimwe muri iki gihugu cya Uganda. Uyu muryango rero nk'ubabwiyeho gatoya ni umuryango uhuriwemo n'abantu bitwa abanyarwanda bakaba bagize umubare ugera kuri miliyoni 11 kugeza ubu ngubu nk'uko bigaragara mu bitangazamakuru byo muri Uganda. Abangaba bose rero bahuriye mu muryango witwa abavandimwe. Uyu mugabo rero niwe ari mu bimbere bavuga ari kwijyana cyangwa se bagiye banawuhagararira mu bihe bitandukanye. Uyu mugabo rero ubu ngubu bagiye gushaka umugore nyuma y'igihe kinini yumvikana mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga muri Uganda by'umwihariko kuri Facebook mu bitangazamakuru bitandukanye ku rubuga rwa X yagiye yumvikana anenga ikintu bita ubukwe. Ku munsi w'ejo Gashumba aba mu muryango we inshuti ze abastar abanyapolitike bazwi muri Uganda bagiye mu muhango wo gusaba no gukwa umukunzi we mu karere ka Sembabure kari rwagati muri Uganda. Nkuko nari nabibabwiye uyu mushoramari w'imyaka 51 y'amavuko nyine yagiye gusaba umugeni we witwa Marayika ndaje mubabwireho neza yari yambaye kinyarwanda yari yiteye umukenyero yambaye ubona nk'umukwe w'umunyarwanda ndetse by'umwihariko yanaririmbiwe n'abahanzi nyarwanda by'umwihariko Masamba Intore habaye n'umuhamirizo hari itorero hari ibintu mbese bya kinyarwanda basabye mu bukwe bwabaye mu kinyarwanda imisango yabaye mu kinyarwanda usibye yuko bagiye banyuzamo gake bakavangamo ururimi rw'ikigande mu biganiro byagiye bihuza
abasaza cyangwa se abantu bagiye bafata ijambo mu gutanga amakado n'ibindi bitandukanye, ariko ubundi ubukwe bwa rwa kinyarwanda, imibyinire ya kinyarwanda, ibyo bariye, ururimi rwakoreshwaga n'ibindi bitandukanye, yakoze ubukwe. Ariko noneho ubu bukwe bubaye mu gihe abantu benshi bamufataga nk'umuntu uhagarariye abandi basore b'ingaragu cyangwa se abandi bakobwa muri rusange, abantu bahisemo kudashaka, benshi bamufataga nk'umuntu wafashe uwo mwanzuro kandi ndakuka, kubera yuko ni kenshi yagiye ababwira yuko gushaka umugore atari ibintu ashobora kuzongera gukinisha na gatoya mu buzima bwe, kubera yuko ngo byamubereye isereri, byamubereye bibi, byamuteye rwaserera, ndetse nyuma yuko mu myaka 24 yari amaze atabana n'umugore cyangwa se adafite umugore w'isezerano babana, abo yagiye akundana nabo yavuze mu itangazamakuru ko yagiye akundana n'abakobwa batandukanye, yanagiye abigarukaho kenshi, ariko abo bakobwa ngo bamuteraga stress cyangwa se batumaga abaho ahora ananiwe, ahora afite stress, ahora atishimye, kubera yuko ngo igihe kinini cye akunda kubaho ubuzima bwo gushaka amafaranga kuruta uko yabaho igihe kinini atanga keya cyangwa se yita ku mugore. Rero yagiye yumvikana ashishikariza abantu kudashaka umugore, ashishikariza abantu kwibera ingaragu, ashishikariza abantu kwirinda gushaka, ashishikariza abantu gushaka amafaranga, bakirinda icyo ari cyo cyose gishobora gutuma bishora mu rushako, niko yabivugaga. Ndetse by'umwihariko mu 2023 Frank Gashumba yigeze kuvugira mu itangazamakuru agira ati, mu buzima bwanjye sinzigera nshaka, kubera ko sinshaka kongera kuba mu buzima bushaririye, ntabwo nahora mu rukundo mu gihe niriwe mu kazi umunsi wose kandi ngomba kongera kubyuka kare njya mu kazi gushaka amafaranga. Ibi ngibi yari bivugiye mu itangazamakuru, hanyuma ubu ngubu akaba noneho asa naho yisubiye, ibyo yagiye atangaza, ibyo yagiye avuga, imvugo yayihinduye. Ubu ngubu nyuma y'imyaka 24 yashatse umugore, yamaze gukwa, ndetse nk'uko mu muco w'iwabo bimeze, hariya iwabo w'umukobwa ndetse ni Masaka aho Gashumba akomoka, yemerewe ubu ngubu kuba yabana n'umugore ku myaka 51 rero y'amavuko. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo yitwa Sanyuka Television yo muri Uganda, ubwo yari mu bukwe bwe, yavuze yuko gushaka umugore, kuba yafashe uyu mwanzuro akaba arongoye uyu mukobwa witwa Marayika Mutoni, ngo ntabwo ari ku bwa pressure social media yamushyizeho nk'uko abantu bagiye babitekereza cyangwa se babyumva mu itangazamakuru muri Uganda. Mbere gato yuko ashinga urugo byagiye binugwanugwa, bavuga bati Frank Gashumba noneho agiye kudohoka, mugani wa yamvugo ya Baroki ngo sinadohoka, kudohoka babyita gushinga urugo, bavuga bati ashobora kuba agiye kudohoka kuri wa mwanzuro we akawuvaho, ubu ngo bagiye gushinga urugo. Ariko noneho mu kiganiro ni televiziyo yavuze ati, ni igihe cyari kigeze, ni igihe numvaga ari icyangombwa ko mfata umwanzuro ushingiye mu byishimo byanjye cyangwa se mu marangamutima yanjye. Yarushinganye n'umukobwa ukiri muto cyane witwa Mutoni Patience Marayika. Uyu nguyu bikaba bivugwa mu itangazamakuru ko nk'uko igitangazamakuru cyitwa MB Uganda kibitangaza, Mutoni Patience Marayika afite imyaka 26. Hakaba harimo ikinyuranyo gikomeye cyane rero hagati y'imyaka ya Frank Gashumba n'imyaka ya Marayika, umukobwa bigaragara ko akiri mutoya. Gusa mu kiganiro n'iyi televiziyo yitwa Sanyuka Television yumvikanye bihakana, avuga ati, ngewe nzi ikintu bita social media, nzi imbuga nkoranyambaga, ntabwo nafashe umwanzuro wo gushaka cyangwa se wo gushinga urugo kubera yuko hari uwakizeho pressure. Ati kandi ndabirahira mu izina ry'Imana, nta muntu n'umwe kuri iyi si watumye ngewe wampatiye gushaka umugore. Ikindi kandi aravuga ati, nafashe umwanzuro nabitekerejeho neza, kandi sinafashe umwanzuro kubera yuko nagize pressure y'imyaka nk'uko abantu benshi babitekereza. Ngiye nahisemo ikinshimisha, nahisemo igishimisha amarangamutima yanjye n'ibindi bitandukanye yatangaje muri iki kiganiro. ariko n'ikindi abantu bogera nawe kankoki ekintu mu Uganda cyo believing anke ekituufu zenda kuzomwezi ku mpapula z'amawulire uzana gift cyo gutanga. Hano uyu munyamakuru nakantu gato nakabazo gato yanikizemo, yari arimo aramubaza nyine yagiye kumubaza icyo kibazo akuraho mikoro, gusa mu kwandika inkuru ku byo yabaganiriye n'uyu Frank Gashumba. Hano uyu munyamakuru ngo yaramubajije ngo abantu bavuze yuko
ubuzima umugore wawe yabayemo nyuma y'uko mutandukanye, umugore mwashakanye mwabanaga mbere aribwo bwaguteye pressure, bugutera kumva mu mutima wawe ufashe umwanzuro wo kuba nawe washaka umukobwa muto wo kwishumbusha ugashaka umugore. Aravuga ati hoya, ibyo bintu mubona mu itangazamakuru ryo muri Uganda biba ari ibintu by'ibinyoma, biba ari ibintu by'ibihuha, ntimukabyizere. Frank Gashumba rero yataramiwe na Intore Masamba. Intore Masamba yitabiriye ubukwe bwe ndetse yanagaragaye afata amafoto n'umwana wa Frank Gashumba. Uyu ni Sheila Gashumba. Masamba rwose yabaririmbiye za Wirira, baririmbira indirimbo nyinshi nziza Masamba ajya koresha mu gusohora abageni. Niwe winjije umugeni, niwe wasohoye umugeni, hanyuma arabataramira abakorera igitaramo cyiza cyane. Nyuma ye haza n'itorero, haza intore mu muhamirizo mwiza cyane. Ibintu bikomeza kuryoha ku mbuga nkoranyambaga. Rero abantu bari kuvuga ibintu bitandukanye. Reka mfate nk'uyu Doreen Kabarebe, akaba ari umunyamideli uzwi cyane muri Uganda, by'umwihariko kuri Facebook akurikiwe n'abantu bakaba miliyoni bamufollowinga kuri Facebook. Yanditse agira ati nyuma y'imyaka 40 nk'uko mubona iyi post ye yayishyize hanze, ati nyuma y'imyaka 40 ubwiza bw'umugabo bugaragara bishingiye ku mufuka. Ati rero mwa bakobwa mwe mu myaka 20 ntimugakururwe n'imiterere y'abasore. Mu myaka 20 yawe urimo ntukururwe n'imiterere y'umusore, ahubwo nyuma y'imyaka 40 amafaranga sibyo ashobora gutuma umusore agaragara nk'aho ari mwiza cyangwa se ari mubi. Ati congratulations Frank. Yavuze ati mwa bakobwa mwe mwitonde, mu myaka ya 20 umusore ntagushuke ngo ateye neza, yubatse umubiri, yarateruye n'iki. Ati zirikana ko nyuma y'imyaka 40 umugabo ushobora kubona neza niba ari mwiza cyangwa ari mubi. Ati kandi bizashingira ku mufuka we. Rero mwimbo ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari kuvuga ibintu bitandukanye, ama comments ni menshi, ibitekerezo abantu bari gusakaza, aho bamwe bari kwandika bati nk'uyu nguyu yanditse yumvisha abakobwa bagenzi be ko nta mpamvu. Uyu nawe ni umuntu uzwi cyane muri Uganda, abwira abakobwa bagenzi bati nta mpamvu yuko mutangira gukururana n'abasore muhuje imyaka cyangwa muri mu kigero kimwe. Ati wowe genza ibintu gake, sibyo umugabo wawe arahari kandi arimo arategura urugendo rwawe rw'ahazaza, arimo aragutegurira ubuzima bwiza. Ati se iyo nk'uyu mukobwa ahubuka akaba yarakundanye n'umuhungu ukiri muto cyangwa se wo mu myaka ye, ati ubu ngubu se yari kuzabona ababonye ahazaza he heza. Ashyiraho ifoto nyine igaragaza Frank Gashumba n'uyu mukobwa Marayika, ababwira ati nyine urugo rwiza, abereka yuko yereka abakobwa bo muri Uganda ko nta mpamvu yo guhubuka. Ati ku myaka 20 itonde, genza gake. Ni nabyo abantu benshi bari kugaruka bavuga bati ntabwo byumvikana, ni gute Frank Gashumba abashije kwegukana uyu mukobwa w'imyaka 20 na mu gihe Frank Gashumba ari hejuru y'imyaka 50, ubu ngubu arakabakaba 51. Izi tweet mubona rero ni z'umukobwa wa Frank Gashumba, uyu yitwa Sheila Gashumba, muramubona akurikirwa n'abantu barenga miliyoni, mu gihe se akurikirwa n'ibihumbi 100 uretse nawe kuri Facebook ko Frank Gashumba nawe afite abantu barenga miliyoni. Hano Sheila Gashumba yifurije ishya n'ihirwe umubyeyi we Frank Gashumba nyuma y'uko yambitse impeta ndetse agasaba umukunzi we Marayika. Arababwira ati rwose ku munsi w'ejo byari ibintu byiza, ndabifuriza ibyiza byose, ibyishimo n'urukundo mu rugendo mutangiye wowe na Marayika. Hanyuma avuga nyine uwabambitse, avuga n'umufotografe. Hanyuma hejuru muri comments, hasi muri comments umuntu umwe yaje aramuserereza aramubwira ati ariko ntushobora kuba wavuga uti Marayika ukamwita mama. Noneho Sheila Gashumba nawe urabona ko hano hejuru yabifasha arabitweetinga, arongera arandika aramubwira ati ariko mw'abantu mwe murakina cyane pe. Ati gusa nyine kubw'amahirwe make umuntu wenyine nzita mama ni umubyeyi wambyaye, rero abandi mwese mugenze make, abandi mwese ntabwo bishoboka. Hanyuma ariko aravuga ati ndifuriza ishya n'ihirwe uyu mukobwa mwiza cyane Marayika. Aramubwira ati ariko nkeneye ko umpa abavandimwe babiri, ni ukuvuga ngo uyu nguyu azaba ari step mom cyangwa se si nka nyina wabo, ubwo ni nka nyina wabo cyangwa se
yego umugore wa se ndumva ari nyina wabo, ndumva twamwita nyina wabo, ntabwo nzira isano, gusa yavuze ati nkeneye abavandimwe babiri, ubwo nyine amwifuriza kuzabyara abana babiri. Shera Gashumba avukana n'undi mukobwa umwe, Frank Gashumba abafite ari babiri ku mugore, bigeze ku bana baratandukana mu myaka 24 itambutse. Shera Gashumba afite 29. Ubukwe bwe imbere y'Imana cyangwa se n'imbere y'amategeko mu itangazamakuru muri Uganda ntabwo bigeze babishyira hanze cyangwa se ngo babitangaze, gusa igihari nuko uyu mugabo usanzwe ari inshuti ya General Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yafashe umwanzuro ahindura intekerezo za benshi nyuma y'uko yagiye yumvikana anenga mariage. Reka mbashimire, amakuru n'ibiganiro nakagaruka ku Isimbi TV, mwakoze cyane. Ciao.